ubwo naje kuva mu mahanga nje zino irananira kuhaba fatwa n'uburwayi bwo gukorora mbega imbaraga ziranshirana n'ibitekerezo nari mfite byose birampombana ubwo nicara nigunze nkibaza nkatekereza ahantu naba mva n'ahantu naba Yes, reka banze rero basuze bakunzi ba Berk TV nkuko musanzwe mubizi dufatana urugendo ahantu hatandukanye ndetse mu bihugu bitandukanye turi kujya kureba bamwe mu bantu batishoboye ndetse babakene. Hano twatembereye aho twagiye kureba umwe mu basaza bakennye badafite ubushobozi ndetse ariko rwa rugendo dukora rwo gufasha batishoboye abafite ubumuga bwo kutagenda ndetse n'abasaza bashaje batakibasha gukora badafite imirimo cyangwa se badafite aho kuba. Uyu musaza aho twatembereye nta hanagira aho kuba yibera ahantu hameze nko mu kabande ariko nta nzu ntaki kandi ari mu busaza ari mu zabukuru. Reka rero manzi mbabwire ababyeyi ndifuza ko twafatana urugendo tukajya kumusura. Muraza kubona byinshi ndetse araza kutuganirira inkuru y'ubuzima bwe ndetse n'icyo yumva dushobora kumufasha kugira ngo ave muri ubu buzima. Nge namwe reka dutemberane ndetse nongere nibutse aba diaspora muri mu bihugu bitandukanye za Amerika ndetse n'Ubufaransa n'ahandi. Reka dukomeze kubashimira ku nkunga mukomeje guha abatishoboye. Ngewe mugiye kubana ndetse no gukorana urugendo nitwa Stone w'Abanyarwanda, inshuti y'u Rwanda ndetse inshuti ya buri wese. Reka dukorane urugendo turebe uyu musaza aho urubyiruko muri ndetse nanjye ahondi. Uyu nguyu ni umusaza wacu kandi ni umubyeyi, ntabwo twakwifuza ko yasaza uko nabi, turifuza ko aricyo twamufasha nkuko dusanzwe tubikora. Rero ni ya nimero mubona hasi ipininzemo aho mwoherezaho amafaranga cyangwa se ubundi butumwa bishobora kugira icyo bimufasha nubwo cyaba igiceri cy'ijana. Nge namwe reka dukomezanye urugendo turebe muzehe twumve inkuru yiwe. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Berk TV mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo. Reka nshimire aba diaspora mu bihugu bitandukanye ndetse nshimire n'igihugu cy'u Rwanda gikomeje gufasha bamwe mu batishoboye. Aho tuba twatumwe kuzenguruka mu bihugu bitandukanye. Amaherezo ejo bundi mwabonye ko twari twavuye Kayonza. Uyu munsi twazengurutse mu karere ka Gasabo aherereye hari umusaza udafite iyaba ndetse ubona ko ari mu zabukuru. Ni umusaza ubabaje nkuko mubizi ibiganiro dukora keshi tuzenguruka ahantu hatandukanye dushaka bamwe mu bantu batishoboye, abafite ubumuga bwo kutagenda, kutabona ndetse n'ibindi bibazo bafite bitandukanye. Ahangaha rero twakoranye urugendo ndetse ndanabashimira urugendo twakoranye rwo kuzenguruka ahantu kugira ngo tugere kuri uyu musaza. Murabona aho yicaye ntago wavuga yuko ari ahantu umusaza ungana uko yakagombye gutura. Nta na mituweli afite ndetse yari afite n'uburwayi. Reka tumuhe ikaze kuri Berk TV. Muze mwiriwe. Wakegereza mikoro. Mwiriwe. Na mahoro. Amahoro. Urahora komeye. Ndaho buhoro buhoro nyine. Muzehe warura aho ngaho wumva utuje ko tubona umeze nk'umuntu urwaye. Batubwiye ko umeze nabi tugusanga ahantu waruri. Bimeze bite urebye? Ubundi kubaho kwanjye nyine ndarwaye ariko sinishoboye nyine. Kubera ko nta mituweli ngira njyana kwa muganga. Nta mituweli. Nayo. Yego. Nta mbega usibye na mituweli. Nta n'ikintu biriya bita ngo cyiciro ntacyo ndimo. Nta cyiciro ugira? Ntacyo. Hano se byagenze gute kugira ngo utajya mu cyiciro muzehe?
naribuze mbura hepfo mbura ruguru mbura icyantera inkunga yo kugira ngo nanjye ngereye. Muze ubuzima bwawe bwatangiye kuba bubi kuva ryari? Utuganira nk'inkuru yawe. Abana, umugore se iki, umuryango, ndashaka utuganire ubuzima bwawe bwatangiye kuba bubi kuva ryari kugeza ubu ngubu. Aho tugusanze ahantu turabona ni nk'ahantu mu kabande. Ahantu uba naho ntaho. Tunasaba abavandimwe uwabona matera, uwabona cya giceri tujya dutanga, uwabona ubushobozi yaba afite. Uyu ni nka papa wacu, ntiwakwifuza kubona umubyeyi ajye mu mwanya w'umubyeyi wawe. Ubuzima bwawe bubi bwatangiye kuva ryari? Ubuzima bwanjye bubi nabutangiye mu 2000. Mu 2000 niho natangiye kumererwa nabi, ariko mbere na mbere ho nari narabanje kuba mu mahanga. Ubwo naje kuva mu mahanga nje zino birananira kuhaba, fatwa n'uburwayi bwo gukorora, mbega imbaraga ziranshirana n'ibitekerezo nari mfite byose birampombana. Kugeza ubwo nicara nigunze nkibaza nkatekereza ahantu naba mva n'ahantu nabo njya nkahabura. Yes muze, ndashaka noneho duganirire uturutse mu mahanga ugeze mu gihugu cy'u Rwanda cy'amahoro, ndetse ese mu mahanga wari ubayeho gute? Ndashaka utuganirire inkuru yawe paka kugeza ubu, kugira ngo abantu bagukurikiranye n'abakeneye kugufasha babashe kumenya inkuru yawe y'urugendo wakoze kugira ngo ubuzima bwawe bukugere. Mu mahanga ahantu nari merewe neza bitewe nuko nabonaga icyo kurya, nkabona icyo kunywa, nkabona icyo kwambara, kandi nkaba mfite naho ndyama hasukuye hameze neza, kandi nkakaraba mazi yarandi bugufi, nkabona agasabune, nkabona amavuta yo kwisiga. Ariko ngeze ino byose byarantagaye nyine, ntangira kuba inzererezi kugeza ya magingo tubonaniye. Ubu ndi inzererezi. Kugira ngo bigende uko uva mu mahanga, nta kintu wari wazanye gishobora kugufasha mu gihugu ugezemo? Nta bushobozi nari mfite, nicyo nari nazanye. Urabona ifuraha ry'abantu naje kudukinamo buke bukeya, turanshirana, mbura intege zansubizayo, mbura n'ahandi nakwerekera, nemera kuguma mu gihugu cyacu kugira ngo mbariho nkenera. Nimakirira amakire, nimapfira amapfiri. Hanyuma ubu ngubu muze, ushobora kwibaza ubuzima noneho ubayemo. Ubuzima mbayemo ubu ngubu urabubona nawe, n'ubuzima bubi, n'ubuzima butagiraho nkika umusaya, n'ubuzima butagira icyo nambara, n'ubuzima butagira, mbega usibye no kukubeshya na karangamuntu ntayo mfite. Irangamuntu ntayo ufite? Ntayo mfite. Byagenze gute kugira ngo utagira irangamuntu? Kugira ngo ntagira irangamuntu, jewe 2007 nigeze kujya mu cyahoze ari komine Muganza, mu ntara y'Amajyepfo, kuko niho nari naraturutse n'ubundi nza ino i Kigali. Ubwo ni ukuvuga narifotoje ndiyandikisha kugira ngo mfate indangamuntu. Nyuma yaho ubuzima bunaniye, naje kuza ntayifashe, ariko ziranditse nayo iyo zahereye kugeza n'uyu munsi nawe ndawe. Kugeza n'uyu munsi muzehe, igihe ugezemo ni zabukuru. Shobora kwibaza, nkibaza ubuzima ubayeho noneho saha izi ngizi aho ugeze. Ese nta bana? Urabona ko unasusumira, ntinyeka ko nta kintu ushobora gukora uri wenyine. Ninde muntu kuba hafi, cyangwa se nta bana waba warabyaye, cyangwa wenda niba ugifite n'umudamu? Abonabyaye bose basigaye mu mahanga. Nta mwana n'umwe mfite. Ni mu kihe gihugu wari uri? Nari Tanzania. Wari Tanzania. Ese abana bajye bagerageza kugusapotinga cyangwa se kuguhamagara? Kandi iyo uvuye Tanzania nta nomero zabo mfite, nta na telefone ahubwo. Ariko muhuye wabamenya wenda ko ari abana bawe? Ku mashusho, ku masura nabamenya. Nta nuragerageza wenda kuvuga ati nje gushaka papa wanjye? Bivuze ngo baragutereranye, wakira ubuzima nawe urimo? Byararangiye. Kandi Tanzania wari umeze neza? Nari ndyoshye cyane. Wari umeze neza. Muze ndebye ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 68. Urumva ko ukiri mutoya? Uyu ni wa 8 nangiye. Uracyari muto. Ariko kubera ubuzima bubi nyine bwaragushajishije, kandi urabona ko wongeye ukabona ubuzima bwiza, wagarura imbaraga. Nagarura imbaraga nyine. Hanyuma muze, ubu ngubu noneho aricyo twari turiho. Ndi kwifuza ubuzima bwawe ubayeho noneho ubu, kurya, kunywa, kuryama, kwambara. Ndashaka noneho bituganirireho. Umara igihe kingana gite mu mwenda umwe uri umusaza ungana uko nguko? Reba nk'ubu ngubu ibyo nambaye nyine ngibi, sibyo? Nibyo nzindukana, nibyo nkorana. Nta bindi mfite.
nta bindi ufite, nta nkweto mfite, nta nkweto ufite, nta shati, nta pataro yindi, nta pantaro, nta shati, nta nkweto. wapi. Muze turi hano kuri Bereke TV turakwemerera yuko ku munsi wo umunsi wo ku cyumweru tuzakujyana mu gakinjiro kukugurira imyenda. Muzaba mukoze cyane. Njyewe ndabikwemereye, ntuye hano. Ku munsi wo ku cyumweru tuzajya kukugurira imyenda. Ntekereza ko nicyo kurya utazakibura. N'abandi bavandimwe hari icyo bazagufasha. Ndabyizeye kandi neza kuko nizera Imana. Muzaba mukoze cyane. Hanyuma muze, kurya bigenda gute kushaje ukaba utabasha gukora mu myaka yawe ufite? Kurya hari abavandimwe rimwe na rimwe bamfungurira, nkawe ukaza utakira senkani, uri akaza atakira nka 200, ngenda gusigira y'umuceri rwose 500, ati genda wirwarize. Agenda nkarwaza. Urebye matera ndyamaho, nawe ubwawe ntiyakugera imbere, yaranutse meze nk'inyarirwa naho n'abana. Kubera iki? Nta sura kigira n'igitambaro cyashizeho, irasa nk'uko iyo pataro y'uwo muhungu isa, ariko singututse umbabarire. Oya nta kibazo. Abaye umukara. Burya umubyeyi yakubwiye ntago aba akubwiye nabi. Kuko nubundi hari byinshi warabonye kumutanga. Hanyuma muze nabwo niyo rosa supaneti. Ndashaka kuza kunyereka munzi w'abahutu. Ndakwereka rwose birahari. Abanyarwanda cyangwa se abantu bari mu mahanga musanzwe mufasha abantu batishoboye, ndabinginze dukora uko dushoboye. Uyu musaza mu minsi 3 twihaye abamaze guhinduka undi muntu, tunabyereka isi ko yahindutse, hari kintu kidashoboka na kimwe twashyize hamwe. Muzehe urya kangahe ku munsi ko umusaza ugeze mu zabukuru aba yashaka kurya no gusaza neza? Jewe mbonye two kurya saa 6 ndarira utwo nkazongera kutubona ejo saa 6 arekeraho ukarekeraho. Amazi muze uyavoma gute kukuze no gutwara ijerekani? Amazi wabonye ari imbere y'umuryango, byabiziba nabonye hari. Oya hari karubine, burya ku ruhande hateyemo karubine. Ndagenda umwana uvomesha nkamuha akajerekani kariya gatoya akanshiriramo amazi n'akadobo gatoya, nkaza kujya ahantu nkiherera nijoro ngakaraba. Ukikarabira ukaryama. Ariko nta nkweto ufite nanone. Urumva umara gukaraba ugakandagira hasi nta nkweto ufite. N'utuntu tw'amasharashara nyine mpfa gukingiriza mu birenge kugira ngo mbone uko ndyama. Ubone uko uryama. Nabwo turi hariya ndatwereka. Muze waba wibuka amazina y'abana bawe? Amazina ndayazi. Urayazi? Wenda nabo niba bari ni byiza kubuje hano. Hariho imiryango keshi n'ubundi burabaye ugashiduka bababoneye aha. Ndifuza ko abana ba hano bakuzi naho bari kukureba. Bashobora kuba bibwira ko wapfuye, nyamara uriho. Ndanifuza ko aho bari muri Tanzania babanza bakareba ko papa wabo akiriho kandi ahari. Papa wabo arahari kandi nimero bari bubonaho hasi, bagerageze niba nakubona bahamagare niba hari nicyo bagufasha nabo. Uku ni nko basi kuba tunabonye bana turangiye n'undi mugisha. Nago wari kuzabona aho urangiye n'abana bawe wenda mwaraburanye, ariko ndizera ko bikomeje uko abana bawe wazababona. Muze niki wifuza umuntu ashobora kugukorera kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke? Ese mu mibereho y'umuntu rero umuntu yifuza byinshi. Reba nk'ubu ndifuza kwambara neza nk'abandi. Muze ndabikwemerera ko ku cyumweru nzaza nkwifatire hano. Ndifuza kurya nk'abandi bose. Arya ntarinze guhangayika kubirakuye. Nkifuza aho nkika umusaya mbere na mbere. Cyo kintu kiba kibabaje. Rwose ibyo mbibonye abaho neza nta kibazo nawe afite nkaryama neza. Urumva nasubira mu buzima busanzwe. Wasubira mu buzima busanzwe. Ndi kwibaza aka kanya muze. Nta buriro ufite bwo kuraraho? Ntabwo. Nta nkweto ufite zo kwambara? Wapi. Umwambaro umaramo umwaka ndagatoba ku kazi. Ubwo amafaranga yo kwiyogoshesha nayo usanga ari ikibazo. Ahubwo n'ubwanwa ndinda gutora umpaye 100 nkagenda nkagura urwembe nkaza nkarige mbyikuriraho gutya. Uko usanga ndi nk'ijitani byanwa byarameze imvi gusa. Jewe ninza ku cyumweru ufate nimero yanjye yandike ku gapapuro bari wowe uyibikira wenyine. Uzampamagare nzakujyana muri saro. Nkwereka umuntu uzajya ugenda akakogosha mu gihe ubishaka. Ngewe nzajya mwishyurira hano ku Gisozi. Sibyo? Ufate nimero yanjye. Ndayifata. Ariko n'ubudafite na nimero yanjye hari abashobora kukuyobora. Kuko harimo abantu banzi bashaka kukuyobora aho mba hano ku Gisozi. Ukaza
ariko ku cyumweru nzaza kukwikurira hano nza kuhabona aho gukwenzana hakugarura. Kandi ntekereza ko hari abagira neza mu gihe udafite aho uba ntabwo uzambara neza ngo urara ahantu habi. Oya, n'ubundi ya myenda izahindagara. Ni ikihe kintu wumva kugukorera bashobora kugukorera, kuko ntago abantu bagiye bahora bagufasha buri munsi. Hari ubwo bagira neza bashobora kwishyira hamwe, uracyari umusaza wabacuruza akantu gashobora kukwinjiriza 2,000 ku munsi 3, ariko ari ahantu n'ubundi mu kazu runaka wakicara ariko akaba uzajya wicara. Kuko muze kugusanga aha ngaha nabwo nta vision birimo. Sibyo? Ni iki kintu wumva wowe ushobora gukora abagira neza bateranya nk'umusaza kugira ngo bagire icyo babagufasha? Ikintu nashobora gukora, urabona ubu ngubu mu mutwe hamaze kwangirika, nta mibare n'abangishoboye yo guteranya cyangwa se kugabanya no kongera. Ikintu nashobora muri byose usibye kuba nakwicara hamwe ngatuza nkatekana, abanzi ngo umunsi wanjye nugera nzita buhoraho gusa, nta kindi kintu nakwimarira ubu ngubu. Muze ntabwo abana babyaye cyangwa abatubyaye ntabwo ari bo babyeyi bacu gusa. Oya, natwe turi abana banyu. Wikifuza gupfa ugikomeye nona? Oya, turahari nyine mu buryo bwo kugufasha twese. Hari abandi bana bameze nkanjye, cyangwa se hari abandi bantu bameze nkanjye, hari abandi basuri bameze nkanjye, hari abandi bamama bateye nkatwe bifuza kugufasha. Kabone nubwo nge nta bushobozi naba mfite, ariko hari abarenga 1000 babufite. Hari abasaza bagenzi bawe bifuza ko wabaho neza nkuko babayeho. Umusaza ugeze aho aba ari wa musaza ugomba kurya, agatembera, akajya ahantu ku kabutike akicarana n'abandi basaza bakaganira, agafata nako gacupa cyangwa ako gafanta. Kuko njya numva ngo abasaza bageze mu za bukuru agacupa hari cyo kabafasha mu mubiri. Hanyuma muze ugira nimero ya telefone ku buryo ushobora kuyima umuntu akabasha kukuyamba mu buzima. Usibye ko nakwifashisha uriya mugabo tubana wamaye hariya Nkikumusaya, a telefone mfite. Kuko niwe muntu wanjye yampaye aho Nkikumusaya, nta kiguzi, niho ndyama, ni nawe mbega masabo yanjye, kuko njya no kuburara akavuga ati fata utwo kurya urye, nta kundi biri bugende. Nta kundi. Niwe nakwaka iyo nomero, niwe wayaka, ukajya umumpamagariraho, kuko niho nanjye nzajya nkugeraho muze. Wumve yuko ngiye kujya nkugeraho, nuzajya umbona ntujye wumva ko naje ari wenje kureba, kuko urashaje. Ntabwo nakifuza ko mu myaka ugezemo nshobora kukureba nkakubonamo nka data. Ntabwo ndi mu kigero cyakifuza ko wabaho nabi mu gihe mfite icyo nguha ntago. Ikindi ntabwo ngiye ku bwanjye nifuza yuko wahoraho ubu buzima. Nifuza ko nubwo hagira umugira neza ugukodeshereza inzu y'20,000 cyangwa 30, kabone nubwo akishyura amezi 6, nundi yazaza. Ariko basi ukaba uri umusaza kumva ko wabuze abana bawe mwaburanye ni ikibazo. N'icyo ushobora gusaba abana bawe niba bari kukureba, kuko aha uri ni public kwisi, n'icyo ushobora kubasaba, ese niba bazi ko witabye Imana kandi ukiriho, ukavuga n'amazina y'abo bana bawe ku buryo ahantu bari bubashe kwiyumva bakumva ko papa wabo agihari mu gihe bihebye. Ubu ushobora gusanga banaza mu Rwanda ariko batazi papa wabo ahari. Byashoboka. N'icyo ushobora kubasaba? Ikintu ushobora kubasaba cya mbere na mbere ni ukubanza kumenya uko babayeho, uko bakiriho. Nanjye kandi nkabahumuriza mbabwira ko nkifite ubuzima, ntarapfa, nkiriho. Waba afite uko ashoboye yakwihutira kuba yangeraho, akareba naho ngereye, kuko nta ntege zo kongera gusubirayo nazabona. Ibyo byaba bihagije, babonye bakambona, kiri ku mutima cyakururuka, cyakugora. Abana bawe abo wibuka amazina yabo kugira ngo bataza kuyoba? Ndibuka uwa mbere w'imfura yitwa Imbarushimana Emmanuel, uwa kabiri yitwa Uyisabye Vincent Vawu, uwa gatatu ni umukobwa yitwa Agateretswe n'Imana Antoinette, uwa kane yitwa Murwanashyaka Felix. Yego, nabo ngabo. Reka rero mbasabe babyeyi muri mu bihugu bitandukanye ndetse namwe abanyarwanda muri rusange, ijya kurisha ihere wabo muri abanyarwanda, kandi uyu musaza nawe ni umunyarwanda, afite inkuru y'agahinda ko yaburanye n'abana biwe mu myaka itaha. Ni umusaza ubona ko ashaje ndetse no gukora ari ikibazo.
niba afite ubushobozi bwo gususumira akaba ari gususumira urumva ko ntacyo yakikorera. Reka dukorane ubushobozi ndetse n'ubushake nk'ubwo dushanzwe dukorana nabwo bwo gufasha uyu mubyeyi. Ndabizi ko bishoboka 100%. Nge namwe tujya tubikora kandi bigakunda. Abantu mukurikirana Bereke TV, muraza kubona nimero hasi, muze kugerageza gufasha uyu mubyeyi. Ni umusaza, ntago ari papa wanjye, sina papa wundi, ni papa w'igihugu cyacu. Aho muri nk'urubyiruko mugerageze gufasha uyu mubyeyi. Nta kindi, inkunga hinyura namwe murahazi, ni kuri ya nimero ya telefone. Cyangwa se ukaduhamagara waba ushaka kuza kumusura ukamusura. Ubaye ufite ubushobozi bwo wamukodeshereza akava ahantu ni nko ku muhanda wahamukura. Ese wishimira ko mu bushobozi bwawe ufite umubyeyi nk'uyu nguyu yarara hanze cyangwa se akirirwa hanze ageze mu zabukuru? Kandi niba hari umuntu wabuze abana biwe nagerageze kubamurangira mubwire ko papa wabo akiriwe. Ni umubyeyi ukeneye kuba yaganira n'abana biwe, kandi namwe abana biwe aho muri basi mugerageze mumenye ko papa wanyu ahari, mwimutererana kukaracyariho. Reka njye mbashimire cyane mwabanaga mu kiganiro n'Isitoni n'Abanyarwanda, ndetse nishimire yuko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu no gutanga inkunga ku batishoboye. Reka mbabwire ngo muhorane amahoro y'Imana ndetse n'imigisha. Uwiteka akomeza abarinde.